Muraho neza nshuti zanjye mwese mbahaye ikaze kuri Press TV. Uyu munsi tugiye kuvuga inkuru ikomeye cyane, ni inkuru izakomeza kuguma mu mutima wawe. Ese waba warigeze wibaza niba umugisha w'Imana uri hafi yawe? Hari ibimenyetso bigaragaza ko hari ikintu cyiza kigiye kuza mu buzima bwawe, kandi uyu munsi turabivuga byose. Kandi inshuti yanjye ndagira ngo umenye ko iyi video itandukanye cyane n'izindi, kuko turaza gutangirira ku kimenyetso cya nyuma aricyo cya 10, bityo tugende tumanuka buhoro buhoro kugera ku kimenyetso cya mbere. Ibi biraza gutuma urushaho gukurikirana, kandi buri kimwe cyose uraza kumva kirakwigisha icyizere n'ukuri k'umugisha. Gusa mbere yo gutangira ndagira ngo nkwibutse kuza gusangiza iyi video ku nshuti zawe kugira ngo nabo babone aya mahirwe, kandi wibuke kuza gukanda subscribe kuri Press TV kugira ngo utazacikanwa n'inkuru nziza zizaza. Rero nshuti zanjye ndizera ko mwamaze kwitegura, ubu twatangira. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 10 kikugaragariza ko mu by'ukuri umugisha ugiye guhita wisuka mu buzima bwawe, ndetse ubuzima bwawe bugahinduka, ahubwo utangira kwiyumva nk'umuntu ushoboye ndetse gukora ibintu byinshi no kuba wagera ku byiza. Akenshi iyo umugisha wawe ugeze utangira kubona amahirwe, ibitekerezo bikaba byinshi ndetse bikaza ari bishya, no kwihangana bigakomera. Urugero ahangaha ushobora gutangira umushinga wari warahagaritse ndetse wumva utazanashobora gukora bitewe nuko wiyumvamo icyizere, cyangwa se watangiye no kugenda ubona andi mahirwe. Amahirwe y'akazi nayo ahangaha ashobora kuboneka, cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose wifuzaga ukabona utangiye kuba ugisatira. Aha kandi birashoboka ko no guhindura uburyo wiyumva, haba mu rukundo cyangwa se n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bishobora guhinduka. Iki kiba ari igihe rero cyo gukomeza gukorana n'Imana no gukoresha neza impano zawe, bityo ubuzima bwawe bukabasha guhindurwa n'uyu mugisha w'Imana. Gusa ntibivuze ko mu by'ukuri ibi byose uzahita ubibonera rimwe, ariko icyiza kiri imbere kiba kikwereka yuko umugisha wawe uri hafi kuza. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 9, abantu benshi usanga bagushyigikira cyangwa bagatangira kukugira inama nziza bitandukanye n'uko mbere babikoraga. Ahangaha iyo umugisha wawe ugeze, hari abantu bagufasha mu buryo butunguranye ndetse utari uniteze. Urugero, ahangaha ushobora kujya kubona ukabona umuntu utunguranye akugiriye inama idasanzwe ndetse ikanakugirira umumaro mu buryo ubayeho, cyangwa inshuti ugasanga ikweretse amahirwe wari warabuze mbere, yewe wanakoze ibishoboka byose ngo uyabone ariko ntuyagereho. Mu by'ukuri abantu nk'aba ngaba baba ari ikimenyetso gikomeye cy'uko ibintu bigiye kugenda neza mu buzima bwawe. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 8, utangira kubona ibisubizo ku bibazo by'igihe kirekire, bya bibazo wari waramaze igihe kinini wihanganira, ugasanga mu by'ukuri bitangiye gukemuka mu buryo nawe utazi neza, ndetse rwose bikanagutungura. Ahangaha ushobora kwisanga wabonye akazi, ugasanga ubonye amahirwe mu rukundo, cyangwa ibibazo by'umuryango wawe bikagenda bisubira mu buryo bwiza, kandi ari bya bibazo by'ingutu wabonaga bitateze no kuba byakemuka, cyangwa se no kuba bishobora gukemuka, ariko ukabona bizatwara imbaraga z'umurengera. Ahangaha rwose ujya kubona ukabona bitangiye kugenda bikemuka mu buryo bwiza kandi bitakugoye. Iki ni ikimenyetso rero cy'uko umugisha wawe uri hafi, kandi ko Imana iri gukora ibirenze ubushobozi bwawe. Ni nayo mpamvu ugomba gufatirana aya mahirwe. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 7, buryo utangira kubona amahirwe atunguranye, amahirwe aturuka ahantu utatekerezaga cyangwa mu buryo utari witeze. Urugero ahangaha naho ushobora kubona akazi, ukabona amahirwe y'ishuri rikomeye cyane wifuzaga, cyangwa ukabona amahirwe mu bucuruzi ugatangira kunguka. Burya igihe cyose wumva amahirwe ageze, niba ari byiza gufata iya mbere, kuko kiba ari ikimenyetso cy'umugisha uri hafi, kandi burya amahirwe aza rimwe mu buzima. Niyo mpamvu iyo utangiye ugakora bityo aya mahirwe ukayabyaza umusaruro, nta kabuza umugisha wawe urawubona. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 6, utangira kwiyumva nk'umuntu ufite amahoro atangaje mu mutima wawe, nyamara utazi aho biva n'aho bijya. Ahangaha kenshi utangira kumva uri wa muntu utuje, nubwo rwose waba ufite ibibazo, ufite ibikuremereye, nubwo rwose bamwe baba baguca intege, cyangwa ukabona ko mu by'ukuri batakwereka amahirwe, ariko ahangaha utangira kumva ubuzima bwawe bushoboka, ndetse ukumva yuko nta kintu na kimwe giteze kugukanga. Iki kiba ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko umugisha uri hafi mu buzima bwawe. Ahangaha utangira kumva uhumeka neza, ukumva umutima uratuje, ndetse ukumva nta n'ubwoba ufite nubwo ibigeragezo bigukikije. Ntibivuze ko ibi bibazo byose bizarangira ako kanya, ariko iki kiba ari ikimenyetso cy'uko hari ikintu cyiza kiri imbere kigiye kuza mu buzima bwawe.
Ikimenyetso kiza ku mwanya wa gatanu ni ukwiyumva ufite icyerekezo gishya. Ahangaho umuntu atangira kubona icyerekezo gishya mu buzima, akumva ashoboye guhangana n'ibigeragezo, kandi mu by'ukuri hari igihe usanga nta n'impamvu zifatika yishingikirije, ariko aba yumva ari umunyembaraga adateze kuba yasubizwa inyuma n'ikigeragezo runaka. Urugero, ahangaha ashobora kumva afite icyizere cyo kuba yatangira umushinga ukomeye mbere yatinyaga kuba yashoramo amafaranga. Ahangaha kandi uba ari n'umwanya mwiza wo kugira ngo yige ikintu gishya, cyangwa se akaba yabona icyerekezo mu rukundo. Ibi biba ari ikimenyetso gikomeye cy'uko Imana iri kugutegurira umugisha ukomeye. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa kane, burya ibintu akenshi usanga bigenda neza buhoro buhoro. Intambwe ntoya mu buzima bwawe ishobora kuba ikimenyetso cy'umugisha uri kugeraho. Urugero, umuntu hari igihe usanga atangiye kwishimira akazi ke, ugasanga urukundo rutangiye kugenda neza, cyangwa ibintu bike byoroheje bikagenda bigera ku ntego. Ibi ngibi bikwereka ko umugisha w'Imana mu by'ukuri uri kuza hafi mu buzima bwawe, ahubwo ugenda uza buhoro buhoro. Biba ari byiza rero kuzirikana iki kimenyetso, bityo ugafatirana aya mahirwe, ugakora ibishoboka byose uyu mugisha ntusubireyo. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa gatatu, inzozi cyangwa ibyifuzo byawe bitangira kugerwaho. Bya bindi rwose wabonaga wifuza bigatangira gusubizwa. Ibintu akenshi wari warifuje cyangwa wifuzaga bigenda bitangira kugerwaho. Urugero, ushobora kuba warifuzaga kwiga ikintu cy'ingenzi, ahangaha utangira kubona uburyo bworoshye kandi mu by'ukuri buri buze kugufasha kugera kuri icyo kintu, ukakimenya ndetse ukanagisobanukirwa. Ikindi kandi ushobora kubona akazi keza wifuzaga, cyangwa ukaba wabona icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ibi ni ibimenyetso by'uko umugisha w'Imana uri kuza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ugomba kubyitaho kandi mu by'ukuri ukabyubaha ndetse ukanabiha agaciro, kuko iyo ubihaye agaciro bituma ubasha kubaho ugomba kuba, bityo umugisha wawe ukakugeraho. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa kabiri ni ugutungurwa n'ibintu byiza. Burya hari igihe ubona ibintu bikakurenga mu buzima, ndetse rwose bikabibona bitunguranye, ndetse ukabona biri kugenda neza cyane. Urugero, ahangaha ushobora kujya kubona ukabona umuntu akugiriye neza utari ubyiteze ndetse utanabimutekererezaga, ukabona kandi ubonye amahirwe atunguranye ashobora kukugeza ku ntsinzi runaka. Ibi bintu rero bitunguranye biba ari ibimenyetso by'umugisha. Niyo mpamvu uba ugomba kubyubaha ndetse ukanabitega amatwi, ukitegereza, ukaba maso kugira ngo ubashe kuba wabibyaza umusaruro. Kwizera rero uko icyiza kiri imbere. Ikindi kimenyetso kiza ku mwanya wa mbere kinakomeye cyane, dore ko iri ngiri ari ishingiro ry'ibimenyetso byose, kuko wumva icyizere mu mutima. Uzi ko mu by'ukuri hari igihe umugisha uba uri kuza ariko ntubashe kubivumbura, ariko wakwiyumvamo icyizere mu by'ukuri ukabasha kuba wakora ibindi bintu bidasanzwe. Iki ni ikimenyetso cy'uko rero Imana iri gukora ibintu binini mu buzima bwawe. Niyo mpamvu utagomba gucika intege, ahubwo ugomba kumva icyizere ndetse no kwizera, kandi uko kwizera kwawe kukajyana n'imirimo, kuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Inshuti zanjye, reka soze nkubwira ko ibi ari ibimenyetso 10 by'ukuntu umugisha w'Imana ugiye kugera mu buzima bwawe. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa mbere ni ukwizera ko icyiza kiri imbere. Ku mwanya wa kabiri nakubwiye ko ari ugutungurwa n'ibintu byiza. Ku mwanya wa gatatu nkubwira ko inzozi zawe cyangwa ibyifuzo byawe bitangira kugerwaho. Ku mwanya wa kane nkubwira ibintu bigenda neza buhoro buhoro, rwose bikakwereka yuko utangiye kuba wasatira umugisha wawe. Ku mwanya wa gatanu nakubwiye ko utangira kwiyumva ufite icyerekezo gishya. Ku mwanya wa gatandatu nkubwira yuko utangira kumva amahoro atangaje mu mutima wawe. Mu gihe ku mwanya wa karindwi nakubwiye ko utangira kubona amahirwe atunguranye. Ku mwanya wa munani nkubwira ko utangira kubona ibisubizo ku bibazo by'igihe kirekire wari waraburiye ibisubizo. Ku mwanya wa 9 nkubwira ko abantu bakugira inama nziza cyangwa bagushyigikira utangira kubabona mu buzima bwawe, ndetse bakaza mu buryo butunguranye. Ku mwanya wa 10 nkubwira ko kwiyumva ushoboye gukora ibintu byinshi no kugera ku byiza. Ibi ngibi ari ikimenyetso gikomeye cyane kigufasha kukwereka ko umugisha wawe uri hafi, ndetse rwose ukaba maso kugira ngo ubashe kuba wakoresha aya mahirwe Imana ibigerageje kukwereka. Twese twifuza kubona umugisha w'Imana rero mu buzima bwacu. Ntukomeze kwihangana gusa, menya ibi bimenyetso, witegure kandi wumve neza ko Imana iri gukora ibintu binini mu buzima bwawe kugira ngo bubashe kuba bwahinduka bityo abagusekaga cyangwa mu by'ukuri
abaguteraga kumva utishimye bose babashe kuba abakorwa n'isoni. Sangiza iyi video ku nshuti zawe kandi wibuke gukanda subscribe kuri Press TV kugira ngo utazacikanwa n'inkuru nziza zizaza. Imana iguhe umugisha kandi tuzahurire mu yindi nkuru itaha hano kuri Press TV.